mama wawe twaranganaga. Ego uzi ko abari inkumi yari inkumi se ngiyi kuko kwanje jewe mama wawe yari umugore utoshaje va kubera yari nka mugufi. Yari mugufi abakuru b'ikuntu bangana. Yari mugufi hagaragaza ko ari umugore ufite umubiri umeze neza. Twaranganaga twashakiye rimwe ahubwo hari n'agasha iso yigeze kundambagiza karaba iyo raviste wase iyo raviste yitubwira ubu muka data uraho neza mumeze mute? Tumeze neza turashima Imana. Mumeze mute mwebwe? Mwiriwe mwaramutse bitewe naho uherereye urebe ikiganiro uri. Ni mama Ariel baramutsa mutumkiye Betty kubashasha ndizera ko mumeze neza. Twego tumeze neza turashima Imana. Turabaramukije aho mwese mutandukanye abari muri Afrika abari ku migabane itandukanye y'isi. Mumeze neza twege turashima Imana. Twari tumaze iminsi tutaboneka kubera impamvu zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi twaje tubazaniye ibyiza bitandukanye, tubazaniye umuntu udasanzwe. Genda ubona buzukuru namwakira. Ndagusaba ngo mumfashe kumwakira muri comment munyereke imitima myinshi abantu bishimiye umutumirwa. Sama ndagira ngo wakire uyu muntu. Genda buza amagambo nabivugamo. Hello guys. Karibu ku muryango wacu w'amahoro n'umutuzo, umuryango w'ibyishimo. Twongeye kubasohoza mwese aho muri kaze. Murabona ko uyu munsi ni umunsi udasanzwe n'imyambarire yahindutse cyane. Mwari mutumenyereye mu amapantaro mu makanzu, ariko noneho uyu munsi twaje twabaye abagore b'abanyamurengekazi bitewe n'umushitsi uyu munsi dufite. Uyu munsi twagiriwe amahirwe yo kugira umushitsi udasanzwe. Ni umubyeyi wacu, ni umubyeyi wa benshi. Hari byinshi nyine, hari abantu benshi agira akamaro abantu benshi cyane. Ndabizi ko arakundwa cyane. Rero ni ukuri turashima Imana ko uyu munsi aduhaye umutumirwa wacu. Karibu iwacu. Ni karibu turakwakiriye mubyeyi. Turi kumwe nande ndagira ngo wibwire abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Kamikazi Naomi, abandi baza bantazira Deborah. Uri Deborah nuko banyise Deborah ariko niritazirano. Na Dorcas turakakwiza. Ndi umumama nk'uko mubibona, ndi n'umubyeyi ubundi n'umukecuru kuko ngeze ku buzukuru. Hari igihe uri umumama mutoya uri umukecuru. Nkaba ndi umuvugabutumwa ntuye mu Bugande Kampala. Yego nanjye ndanezerewe cyane. Murakoze kunyakira kuri uyu murongo. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane turishimye n'ukuri. Uyu ni umunsi ngiye namenye amakuru kuri hano ungiye kuzadusura. Narabyumvise numva ndishimye cyane birandenze. Rero ndashimye cyane kubateye intambwe. Ndabizi umwanya wari mutoya ariko tubonera umwanya. Imana yo mwijuru iguha umugisha. Iguha umugisha cyane n'ukuri. Abatazi se turakoresha iriye zina kugira ngo byorohe. Iriborohera nta kibazo. Komano yavuga bibi kubera ko n'ubundi kera amaze kwibwirana kandi baramuzi. Tuzadukomezaga nyine tuba ngo mukecuru. Ni mama wacu nose n'umukecuru gusa. Ariko ndi umukecuru. Nyine uri umukecuru ariko baza mwanga gukecuru nk'abakongomani bari hakurya nyine wacu. Niwe banyanga gukecuru. Iyo mwese umukecuru murarwana. N'abanyakenya. Abo ati umukecuru n'uriya wo mu gikaro utagihaguruka. N'abanyakenya iyo wise umumama ngo mama. Yego koma. Ariko twe mukecuru n'izina ry'icyubahiro. Ariko kuba utarazana umusatsi wa kabiri ntago uraba umukecuru. Ubwiwe nike ko hano hatari kawe urimo. Ikoranabuhanga ryaraje ntukimenya abafite umweru n'umukara. Yemwe ni ukuri uyu ni wa mubyeyi nyine namuvuzeho ku bantu nyine bakurikiye ibiganiro bya bindi bya mbere. Niwe navuze niwe muntu wangendeye ku kiriri nkibyara umwana wanjye. Ugiye kure ayo makuru. Ayo ni amakuru tugomba kubanza tukitondera tukayatangira neza. Rero ndagira ngo mama umuntu utakuzi utubwiye amazina yawe, utakuzi neza utwibwire urinde ku buryo burambuye. Siko mumbaje ikibazo gikomeye bana ba. Oye ntabwo gikomeye. Uburyo burambuye. Ndi umumama nk'uko nabibabwiye.
ndi umubyeyi, hari ako nari nsizega abapfakazi bato bazaga no kukavuga ko bavuga ngo ni abapfakazi, ndi umupfakazi, ariko ndi umupfakazi Yesu yagiriye neza, utagira na complexe yo kubivuga, kuko nubwo ari izina riremera, ariko burya ikintu wanyuranyemo n'Imana kandi ukagenda ubona Imana bigera ahantu kikoroha, kuko ikintu cyose utasizemo ubuzima kitokwica, kitokwambura ubukirisitu, uracyakira. Rero ngira ngo uburyo burambuye nabanzaga tugasenga. Nta kibazo, kugira ngo twinjire mu kiganiro neza, reka tubanze dusenge, ko ninjira mu kwibwirana kurambuye ndamanijira no mu buhamya. Noneho rero ndashaka ko tubanze gusenga, kuko mbere yo kubabona gusa museka mwishimye, mwarateye intambwe yo kuvuga ngo mushime Imana, mubwire abantu bizagere kure, byonyine byo ntera gusenga tutaragira icyo tuvuga, kuko hari ishimwe ku muntu bazi muri za 2000 kubabona uyu munsi. Tugomba kubanza dushima Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo mwami, turagushimiye, dushimiye neza n'urukundo dukunda Mana, uradukunda bikaturenga tukabura icyo tuvuga. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo urukundo dukunda rwagereranywa n'iki? Nubwo inyanja bayihindura wino, ibyatsi bikaba ikaramu, abanditsi bakandika ngo vyoshira inyanja igakama. Turagushimiye ku rukundo watugaragarije, kuba twicaranye n'aba bana bacu bangana gutya ari abadamu buzuye amashimwe, bafite ubuhamya. Ibyo byonyine bidutera kugaragaza kudukunda Mana. Ndagushimiye ko nageze hano hantu, narahifuje, narahishimiye, ndavuga ngo nzaza nicara aha hantu tuvuge Imana twabonye, Imana itari yaba abandi bakera tuza dusoma, Imana yacu, ubuhamya butari ubw'abandi bwacu. Ndagushimiye rero, tugiye kuganira n'aba bana bacu, kandi n'ibiganiro bizagera ku isi. Reka tugusabe ngo ubane natwe. Ntabwo twaje kwerekana hano kuri kamera gusa, twaje kugira ngo bigire icyo bimarira abantu, abanyamubabaro bishime, kuko ijambo ryawe rivuga ngo tubwire abanyamubabaro bishime. Rero natwe twaje ngo tuganire abanyamubabaro bishime, abakiri hasi, abakiri ko bumva bitazashoboka, twaje kubabwira ko bishoboka. Abumva abana batazakura, twaje kubabwira ko abana baje bakura. Abaje bumva ko ubupfakazi budashoboka, tuje kubabwira ko bishoboka. Data, udufashe muri iki kiganiro, tujye imbere, byo tuvuga byose bizagire benshi umumaro, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Rero muze ngo mbibwire, mvuge mu buryo burambuye. Ndahera kuba ndi kumwe namwe hano, ntabwo ari ibintu by'impanuka, ntabwo duhuriye hano. Aba bantu rero ngende Kamikazi wo mu Bibogobogo muri Kongo, muri Sud Kivu. Ndi inshuti ya mama wanyu nubwo atakiriho. Naranezerewe cyane mbabonye mwateye intambwe, nabanje kunezerwa mukuze, nezerwa mwashatse, nezerwa mwabyaye. Iyo numvise ko mwagutse, umutima wanjye uranezerwa, hari igihe niherera kanarira, kubera ko nyine amarangamutima hari igihe uba warayakingiranye cyane, ariko wamara kubohoka, ikintu cya mbere kigaragaza ko wabohotse ni ukurira. Buriya kurira ni ukubohoka? Yego. Cyangwa buri kurira byaba ari agahinda? Oya, iyo agahinda gakabije nturira, uririra imbere cyangwa ugakenera ngo urire wihishe. Ariko iyo utangiye gukira ibikomere, no kurira biri mu bimenyetso bigaragaza ko utangiye, kuko iyo ubivuze amarangamutima akazamuka, amarira araza. Uzarebe umuntu wapfushije iyo akibabara cyane ntazarira, ashobora kuvuza induru ariko amarira ntazi. Ariko nubona umuntu atangiye kurira n'amarira akaza, burya n'abaganga barabishima. Rero ndi umupfakazi nk'uko nabivuze. Navutse muri 71. Ubu ni ukuvuga ngo mfite imyaka 56. Maze ko agena abara agashesha kanguhe. Bumaze gushesha kanguhe.
noneho rero ndakura nk'abandi bana twakuriye iwacu hari heza iwacu hari heza twakuriraga mu mihana tukishima tukanamenyana ntabwo ari nk'iby'ubu ubu ngubu abantu barahura ukabona umwana mugiye guhura nk'igihe mwaramukanyije ukabona kugize gutya cyangwa akitabishwa telefone agahita agenda ariko twe twakuriye mu mihana twibwirana tumenyana ugasanga umuntu abana ba hano baziranye n'abana ba Kitengera kandi agahita amumenya akamenya n'umurara akamenya n'umwishwa w'abana akamenya tu. Ese no kubera iki buriya kirage ni umuco cyangwa mwari bake ico gihe? Oya ni umuco, wari umuco mwiza, wari umuco wo kumenyana n'umuntu utambutse atibwiye abandi yabaga akoze ikintu nyine cyo kugaragaza ko atarezwe. Ayo twajaga guhura n'abantu twarahagararaga abasaza n'abakecuru bakabaramutsa mukabikiriza mwamara kubikiriza bakabaza ngo muvuye hehe. Abana bubu nyine umubaje ukiyavuga ati urashaka hiki ariko twebwe twarahagararaga bakakubaza n'icyo bagutumye ukavuga n'iyo ugiye kuko icyo bagutumye ubwo n'ubu ugiye kuvuga amabanga yo mu rugo. Oya muzindutse hehe tubantumye hari hakurya nuko akabona binjira no mu buzima bwose none bagutumye ko nakivuga ubwo iwacu bagiraga umuco ibintu by'amasirisiri n'ibyo ubonye byo guhishahisha byo gusa no gukekana no kutizerana ariko umuntu yaravuganaga n'umuntu warangiza ukamwibwira ukamubwira naho ugiye akakoza abanyakorume n'ibande iwanyu ni ukavuga abanyakorume n'ibande ukavuga none se mama wawe n'uwe ugasanga abantu baraziranye mu buryo bose baraziranye rwose yene mpamvu nanivuze ngo iwacu hari heza twakuranye na mama wanyu. Mwabanaga mu muhana umwe? Oya twe twabaga mu bibogobogo mu muhana wo mu Bikirikiri. Iwanyu kwa mama wanyu babaga kuri Nyagisozi ya kabiri aho bitaga kwa Rwegura. Noneho rero ariko aho yari imyaka y'umubwana aho ntitwari tuziranye ariko maze gushaka ashaka kukabara. Noneho kukabara hari ahantu wari umuhana munini kandi ukaba umuhana twavuga usa nko wari ku muhanda abantu bajya mu masoko abaja za Mugorore abaja hehe imihana minini aho yari iherereye no kuvuga ngo wowe wanyuhaga mu nzira wari mu nzira hagati amazu umwe yabaga munsi y'inzira andi akabaraguru y'inzira. Rero turamenyana twamenyanye tukiri batoya tukiri n'abakobwa kuko njye nakundaga kuba kwa mukuru wanjye kumurerera wa ku Mugorore. Noneho nabo basengana muri Methodiste bahana ibyumweru bamwe baza gusengera no ikindi cyumweru kira gusengera hano mugahita mumenyana aho ngaho mukamenyana noneho mwabaga muri korali mukamenyana ariko cyane kumenyana byimbitse twamenyanye tumaze gushaka. Buriya abantu bashaka igihe kimwe baramenyana. Mama wawe twaranganaga uzi ko aba ari inkumi yari inkumi se ngiyi kuko kwanjye jewe mama wawe yari umugore utoshaje va kubera yari nka mugufi yari mugufi abakuru b'ikuntu bangana yari mugufi hagaragaza ko ari umugore ufite umubiri umeze neza. Twaranganaga twashakiye rimwe ahubwo hari n'agasha iso yigeze kundambagiza karaba iyo raviste wase iyo raviste yitubwira uri muka data Yes, we mbega ikiganiro cyiza ubango twanganaga mama wanyu twashakiye rimwe twarasaga buriya mwirabura mwese mumeze twarasaga noneho dushakirwa rimwe ukaba ex y'umugabo we ese ubwo reka nkubaza nk'uko ari umu ex wiwe iyo nyine nk'uko umaze kubona mama amaze gushakwa nyine na papa tubakaza wumvamo nyine ufitemo nk'akantu cyangwa ntabwo mwagiraga twagiraga imibano yanyu igituma mugira akantu mwaravuganaga na bariya bahungu hakagiraga amagambo nimba rero yandi yanyu ngo meza muza mubwirana noneho ugira nk'akantu uvuga turiya muntu yatwaye umuntu wari ufite mbese wakuvutiye ivyo ariko twebwega kwari ukuvuga ngo ubuse bana bashaka kunjana mu zindi story umuntu iyo story na bamba none se wabenze papa cyangwa ni wowe namubenze byarapfuye barabajije oya nyine no barateretanye kuko twagenzaga umuntu yaragukundaga yarangiza akamera nk'umusore w'iwanyu
turiya mukobwa biti ko ndimo cyangwa bamundangije noneho rero isa ntabwo twanganye ukundi yagiye kwitara hejuru naramaze gukundana n'abandi barakundanye n'abandi naho icyo warubajije ngo hari akantu twagiraga oya ntako kuko nyine iyo twahuraga hari igihe twateraga igipindi ati uyu mugabo yari uwanjye cyangwa akavuga ati ukuguye niwe wari umugore wanjye n'ubu tugiraga bo uzavuga turiya niwe wari indobo yanjye kubera ariwe wari fiyanse wa mbere hari abazanaga n'inka zigatura aho ngaho kandi disi n'ubu turakundana nabo nta bugome twe tugira niba mwe ubu ngubu umwegisi ni ukumubona aho aciye hacisha iki twe turakundanaga ntituba twarakururanye ni bene uko nguko nkaba kwandikira akandiko ninakupenda ngo nakutumia salamu baruwa ni nusu ya kuonana yarangiza kwandika ese kuki bandika Kiswahili kandi buri gihugu bandika bose bwacu bagiraga notebye agaca akarongo kuri notebye kakakubwira icitonderwa icyo yashakiraga yamaraga kukikubwira agashiraho akawuwa agashushanya akawuwa babari ubwire papa yakwandikiye akandiko none yarekaga kwandika akandiko ariko utakundi kurambagiza sa telefone guhagarara n'abahungu bahitaga bakwita ikirundo ni ukuvuga ngo umuhungu yandikaga akandiko akagenda agashaka garafeza akayifunga yamara kuyifunga akayohereza yarangiza akavuga ati ntegereje igisubizo mbaye ngushimiye gacaga nawe ukazandika uko wandikaga mu ibanga ariko nibangiriye nta n'umuntu ureba ukandika umara kwandika nawe ugasubizaga ugasubira gukohereza nka wa wundi yahaye uriya habaga hari umuntu nyine uba wabahuje umwizeye ko atarufungura mu nzira kandi niba arufungura ari inshuti yiwe ibyo birabareba noneho rero ariko nta gukururana kwabaga guhari nta bikomere twagiraga ibyo byanyu bya fiyansaye ngo yarakomeretse ngo yagize deception n'ibyanyu nta bikomere twagiraga ko nta deception twabaga dufite twabaga ngo muzananye ya deception mukaruha mukaja kugwara depression mugahwera mukaremba byose nta muntu wagendaga bavuga mufite deception kuri uyu muntu arabenzwe nagize gutaya hari n'igihe byapfaga ari abasaza bivuganiye bonyine ariko iyo story iri muye iyo story iranshi ngo mama wanyu rero turongera turi inshuti twarakundanaga cyane urumva twaranganaga twashakiye rimwe turangije we yabyaye mbere yanjye kubera ko njye nabanje gutindaho merci hanyuma dupfakarira rimwe urwo ni rwo rugendo tugiye aho ngaho sasa niho nyamukuru tugiye kwinjira kuri topiki y'ikiganiro ugiye kuduha urugendo rwo gupfakara twapfakariye rimwe mu 1998 ukwezi k'umunani igihe muza mu bantu benshi bapfuye abasirikare benshi bapfuye abandi banyamurenge benshi bapfuye muri ibintu nyine by'inzirakarengane byo kurengana akarengane kamaze igihe kandi duhaye pole abantu bari muri icangamuto bariko bapfakara ubu nyine abantu bariko imfuvyi ubu nyine bimaze igihe urumva 98 ubu nyine hashize imyaka 26 cyangwa 7 twe dupfakaye urumva ni nkaho ubuzima bwanjye icya kabiri cyabwo ari ubwo gupfakara kuko napfakaye mfite imyaka 27 ahubwo birangiye niko bimeze birangana vuga ubuzima bwanjye igihe cyo kuri wacu ni gitoya kuko twashakaga turi bato umugabo twamaranye imyaka 10 iyindi myaka yose imaze mu bupfakazi noneho rero mama wanjye turakundana cyane noneho n'ukuntu abantu bavugaga murasa gusa hari ikintu yandushaka guseka buriya password ya mama wanyu mwajaga guhura agaseka yagiraga no mu kanwa heza n'utwinyo twiza yari mwiza nyabihogo noneho mwaje guhura agaseka ibyishimo byiwe byahitaga byandukira n'abandi bantu mu buryo yasekaga mwaje guhura nawe ukagira gute ugaseka ariko bazamuhuza na mama wabambabaza undi mu mama twabonaga iri mu Mutara umukonyine basaga na mama nawe yasaga uzamushake uzi ko bajyaga bahura n'abantu bagatangira bakamwita muri umuntu bagatangira bakamubaza mukuru yiwe nawe abandi bantu gutyo buriya natwe nuko twakuriye ahantu bazi ba data na ba mama ariko iyo tuza kuba turi nk'inaha
neza ntawe ari ideni ngo ntacu twarasaba. Mwarasaga cyane. Noneho rero tuza guhuzwa n'ikintu cyitwa gupfakarira rimwe. Twamaze gupfakara 98 dusigaranye abana b'impinja. Ubwo njye umukobwa wanjye mukuru yari afite imyaka 5, umurumuna we yari afite imyaka 3. Bari impinja bose. Nari mfite inda ibakurikira. Twari bato, dufite abana bato. Abagabo ga Imana irabajanaga ko yari yabonye. Pole sana. Namwe pole. Tumaze gupfakara nimba ari umwuka w'Imana, sinzi ikintu. Mama wanjye yari umunyabwenge, namukundiraga ibintu bigera kuri 3: ibyishimo, kumenya kuganira. Yari azi kuganira neza. Bibiliya zivuga mu Bakolosayi igice cya 1 ngabona umurongo wa 16 ngo mujye mugerageza muvuge ngo uburyo muvuga amagambo asize umunyu. Mu buryo uvugana n'umuntu, ntimuzi ko hari abantu bagira ubuhanya bwo kuvuga igihe cyose yavuga agakomeretsa abantu. Mama wanjye yagiraga impano yo kuvuga neza. N'igihe ababaye, urabona twarakundanaga, ariko njye nkarakara vuba. Kandi njye narakara ngahita mbigaragaza. Mama wanjye yari azi kujera n'uburakari, yarakaye akabusekeraho. Yari agira ubwenge bwiza. Noneho rero icyo gihe tuza kwitera turava none ko twapfake turi benshi, twari benshi cyane. Pfakarikariya Tugiye ngo hapfuye abantu benshi. Abapfakarikariya, abapfakariya Kinshasa, abaguye Lubumbashi, abo bose bari bagiye basiga abapfakazi, tumwe dutoya, tumwe tubyaye rimwe, utundi utwana. Ni nkaho muri iyo promotion abafite abana 3-4 twagaragaraga nk'ibikecuru. N'abagenzi bacu kandi namwe muri batoya, imyaka 27 siyo muri ko mushakirwaho. Noneho kubera ko hariho noneho utundi tubyaye rimwe, agahita agatese nawe nk'uko wavuga ngo uri umupfakazi, kubera ko abona wowe ufite abo bana bangahe. Ariko kukuri twari bato. Ariko nanone Imana yari yaduhaye impano yo kureba kuri. Ndibuka umunsi umwe nagiye mu isoko, twaremaga ku isoko biti yo mu Kane, abandi bakayita ku Gishenyi, abandi bakayita ku Kagugu gutyo, ariko ni isoko yo mu Kane. Tuvuye mu isoko namwe none se Nyabiho ko ibibazo byabaye, mubwira abapfakazi bari iwacu, nabo mbwira bari iwabo. None abo tukaba turi bato n'aba bana batoya cyane, noneho kuri twe ubu koko turama tuba nk'amazi yo mu gishanga. Kubera ko njye nari narabanje gutura mu Rwanda, ko njye naje mu Rwanda 94, subirayo 98 ubuzima bunkubise. Mu Rwanda ubuzima bwarahankubitiye, bakubitikiye kabiri. Nagiye mahurira n'ubuzima bukomeye, ubukene bukankubita, ariko ndashima Imana ko byarangiye. Namwe none se ko abandi nari nasize mu Rwanda abapfakazi b'abacikacumu bihuza, bafite amashirahamwe, ndetse n'abana baratabishurirwa. Hari igihe twabonaga nyine uburyo abantu bari biyubaka. Namwe ariko nubwo abagabo bapfuye, hari ukuntu twakwihuza tukareba ukuntu twegerana. Noneho twega twari twishimiye umwanya w'uko turi bakuru cyane. Noneho bana bato tukabegeranya, tukareba ukuntu dushaka ubufasha cyangwa se nibura no kumenyana. Arambwira ati icyo kintu uvuze ndagushigikiye. Twahise dutangira aho ngaho mu gitekerezo tuganiriye na mama wanjye. Tumaze kuganira gutyo bukeye, kuko twakundaga guhura nyine umunsi w'isoko. Umunsi w'isoko noneho turemye duhita duhamagara abandi tuzi, tuja munsi y'isoko turaganira, turavuga ati noneho guhera uyu munsi tugiye gutangira buri muntu yandikaho baturanye. Ubwo mwabwiraga abandi bo mu yindi mihana? Bo mu mihana. Nimara kubandika tuzavugira ahantu duhurira, tumara guhura turebe uburyo twakwiyubaka, turebe uburyo, kuko nyine urabona muri village hari ukuntu abantu bakomereka bakaza bakanama bagakora ikiriyo ko nuko mwihangana. Ntihagire umuntu ugaruka ngo aze kureba cyane cyane ngo yibande kuri cya gikomere. Rimwe na rimwe babona urabyutse mu gitondo ugiye mu murima ugaburiye abana wamaze kwihangana, ariko iri imbere ukiri mubisi, uri mubisi. Nuko noneho rero twahise dutangiraho, duhita dutangira. Twafashe abagore b'abasirikari n'abapfakazi b'abasirikari, duhita twihuza. Inama ya mbere yabereye hafi y'iwanyu mu Rulimba rwa mbere.
ubwo mwafasha abagore b'abasirikare gute abapfakaye abari bafite abagore b'abasirikare bakiriho kugira ngo twubake timu kubera ko kubwira abapfakazi bonyine batunga bazi ntibari buze babaga bafite complexe noneho turavuga reka tubafatire bose hamwe kandi n'ubundi n'ubwo abagabo baba bari bahari ibibazo byari bimwe ubundi nk'umugabo ni muri Ekwateri nawe uri mu bihugu amaze imyaka 5 adataha n'ubundi challenge yari nk'iyi kandi noneho kugira ngo abana bato batwitabe bumvaga bagomba kugendera muco tuzatwita igititi nyine bari benshi bakumva kuvuga ngo basohoke mu muhana wonyine bavuga ngo bapfakazi ngo bagiye kubonana ntibabishikiraga ariko turatekinika na mama wawe tubati tubahuze bose noneho dukorere hamwe turabahuza mu Rulimba ndabyibuka hari hayoboye Colonel Nyamusheka noneho aba ariyo tuja guhurira mwahuriye mu basirikare cyangwa ngaho mwiko mwari mwabasanze bagenzi bawe twari dufite ibyifuzo abasirikare bagomba kudufasha urabona iyo umugabo wari umusirikare ubwo nawe uri nk'intusuye yego rata uri umusirikare n'inshuti wiyumvamo n'izo mugenzi we aho kandi harimo abantu bize bagenda bagaririya kwirije Bukavu bagera hehe tayari urumva twamaze gukora igitekerezo tukivana mu kuvuga ngo kumenyana gusa tugeraho tuvuga ati hari n'ukuntu twokora ishirahamwe tukishira hamwe tukiteza imbere tugasabisha natwe ubufasha kandi twanabigezeho uwo munsi twagezeyo dukora amatora yarahagarikiwe umugabo witabye Imana ngo ni Gatoki Imana imuhira gukora idashira umudamu waba hano araza niwe waduhagarariye avuga ati ubwo mwishize hamwe mugomba gukora amatora dukora amatora mba presidente mama wawe vice wanje noneho rero dushyiraho na secrétaire na comptable tugenda dushyiraho noneho n'abandi bayobozi mu masite mu mihana yose uvuga ngo buri mwana wari ufite umuyobozi ubayobora ibikorwa biratangira nuvuga ngo ibikorwa byaratangiye tukora ikintu cyiza mbere na mbere twarafashanyaga buri wa gatatu abamama bose abagore b'abasirikare n'abapfakazi twajyaga guhingira nk'umuntu umwe ariko mu mihana nyine aho dutuye nuvuga ngo mu iwacu mu bigo tugaje gufasha umwe zanibuka umurima twahereyeho twagiye gufasha umugore wari uvuye muri Byura yari yazanye abana 5 inka zaranyezwe muri Byura abantu bo muri Byura ntibari baziriya mirimo yo mu misozi bahingirwaga n'abatabwa noneho ahageze niwe twahereyeho nibuka ko twagiye kumutemera muri abagore mugamenye gutema none twagiraga gute abagabo barapfuye twiga imirimo yose twiga n'imirimo y'abagabo ko nta bagabo bari bahari kandi kwicara utegereje ngo abandi baraza ngo bagutungire urugo ntago nawe ibyo biba byoroshye nshubirayo inyuma gatoya uvuze ko mwari abagore b'abasirikare mwihuje kundi mupfakazi wari uraho ngaho mu muhana wenda umugabo atarapfuye ari umusirikare mwamushizemo twabanaga ntabwo mwigize babashiramo abapfakazi bandi bari abakecuru ega nitwe twatangiriwe kuko mukiri abapfakazi bato noneho twabaga dufite complexe yo kubana na biriya abakecuru abandi ubwo bari abakecuru twahise tugira groupe nyine yacu twenyine nibuka ko twagiye bose ndababwira mu bimenye hari abagabo babaga bafite imipanga yabo nyine yo gutema ityaye itazikora utuntu two gutema inkwi two kugira gute noneho abamama bakahitazana agapanga kadafite ikirindi se murakizi umupanga w'isereri bashika akazafata ikiringo kimwe agatema akakirambika naho gutema neza gutema kw'abagabo gutema nyine ko umuntu uzabona umurimo arishize ikibando agatema akagira icyo bita impembe nyine agatema ibyatsi byinshi twirirwa dutema ikibingo turambika ariko Imana yarakoze haba hari abapapa beza mu muhana biriwe batureba batambuka buriya nyine abantu nibo baba bateye hamwe hari abakozwe ku mutima mu gitondo twagiye undi munsi wabaye wakeye baragenda dusanga basubiyeho mwagize baragenda noneho batema nyine nyagutema umurimo baboneka noneho babonye dusa n'abana biriwe baragenda baratema akarima nyine gatoya aragahinga uwo mumama Imana umugisha nawe ubu yabaye umugore mukuru asigaye abana muri Canada uwo murima yatangiriyeho Imana yanamufasha uri hari imfura mu isi inka zacitse umupapa umwe arabonesha wa murima arangije kubonesha atabishaka mu gitondo arabimenye aravuga ati ntabwo naseruka wa murima w'abagore
abapfakazi ahita afata ihene igihebe arakijana agishira wa mumama nawe ibigori bito biza bishibuka birashibuka wa murima n'ubundi arawusarura ya hene ikaba mwishashi zari zarabaye ihene yagiragira uri ihene izo hene zamurereye abana muri uyu mugambi mwiza Imana imuhumugisha ikintu cyose wakoze ari cyiza Imana igihumugisha rero urwo rugendo icyo twari tuvuze tutangirira aho ngaho abasirikare baradushigikira batangira noneho kwandika itangira iba projet barayijyana Uvira baradepoza mugize muhara mwari mu cyaro nka projet mwari mwatekereje ni nk'izihe ko nibihe bintu abenshi wenda mwari mutaraniza ntabwo twarize ariko buri ubwenge bwa projet zari izo ngizo zari guhingirana gusa cyangwa mwari byari mu buryo bwo kugira ngo tumenyane dufashanye buriya no muri iyo mirimo ngabo twakoreraga counseling twageragayo ukabacokoza